Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Murana nayo uje kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Tuyifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Amakuru yacu irimo inyemerero tahere kwa Yezu Nyirimuwe mu Ruhango aho habereye ibitangaza bikomeye. Ni isengesho ryari ryabaye muri iyi minsi. Abakristo bari mu cyumweru cy'impuhwe z'Imana aho hari hitabiriye abakristo bagiye batandukanye baturutse mu mahanga ndetse habereye n'ibitangaza bikomeye. Igitangaza naheraho nuko abantu benshi babonye ishusho ya Yezu yishushanyije mu zuba ndetse urumuri rw'izuba rukahita rugenda abantu benshi ku buryo barebaga mu zuba amaso ntameneke. Ni ibintu byatunguye abakristo benshi bakuma amashyi bakimara kubona ishusho ya Yezu mu zuba ndetse bamwe babibonaga ko ari mu ishusho y'Ukaristiya, abandi bakavuga yuko ngo ari ukwezi arimo. Gusa bamwe bavugaga yuko ari mu Ukaristiya, abandi bakavuga yuko ari mu kwezi. Ni ibintu byatunguye abantu ndetse batangira gukoma amashyi, bamwe batangira kuvuga yuko bari kubeshya kuko byatangiye kubona bamwe abandi batabibona. Byaje kurangira bose bagerageje kubibona ndetse bahita bakoma amashyi. Umuntu wari urimo urasenga ayoberwa ibibaye ndetse arakomeza arasenga. Gusa birasa nkaho abantu benshi batari bamwitaye, bari kureba ibitangaza biri kubera mu zuba. Bagiye kubona babona ikirere n'ibicu bitangiye kugenda ndetse hahita haza n'ishusho yishushanyijemo akantu k'umukara. Abantu benshi bagiranyije nkaho ari shitani. Yezu yararimo yiyama amadayimoni, dore ko harimo abantu benshi baje barwaye amadayimoni ndetse n'izindi ndwara zidakira batashye bakize. Ni ikigaragaza yuko rero ngo ari Yesu ngo yararimo ahangana n'ayo madayimoni yari yaranze gukira. Nibo bantu bashushanyije iyo shusho y'umukara, nayo yagiye ikishushanya mu kirere. Abantu benshi bitiriye ko ari ya shitani ndetse hari ishusho ya Yezu yakomeje kugenda ihangana cyane, yatumye abantu bose bahita buzura imyuka. Bamwe batangira kubonekerwa bakoma amashyi. Habereye ibitangaza ku buryo haje abantu benshi bafite imbago baje kwa Yezu Nyirimuwe. Gusa baje kurangira bazitahanye mu ntoki, bamwe bataha bakize. Ni ibintu byatunguye abantu benshi ndetse dore ko hari haje n'abakristo benshi bagiye batandukanye bari baturutse imihanda yose ndetse no mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Dore ko hari n'abanyamahanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye kuko umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi Baritazari niwe wari wasomesheje iyi misa, dore ko bavugaga mu rurimi rw'Igifaransa, urw'Icyongereza ndetse n'urw'Ikinyarwanda n'Igiswahili kugira ngo abatumva ururimi rw'Ikinyarwanda nabo baze gusobanukirwa ibiri kubera aho ngaho kwa Yezu Nyirimuwe. Umuhango wari witabiriye abantu bagera kuri miliyoni, dore ko ikibaya cyari cyuzuye cya kwa Yezu Nyirimuwe ndetse n'ishyamba rihakikije ku bahazi naho ryo ryari ryuzuye abantu batabona aho bahagarara, ndetse n'umuhanda guturuka muri gare ya Ruhango kugera kwa Yezu Nyirimuwe hose hari huzuye hahagaze abantu babuze aho baca ndetse n'amamodoka. Ni umuhango wabonaga ko wari uteguwe cyane kuko dore ko hari haje n'inzego z'umutekano ubona ko zaje kwifatanya n'abakristo kubacungira umutekano. Haza abapolisi baragenda buzura imihanda bacungire abakristo umutekano kugera no mu ishyamba riri hepfo kwa Yezu Nyirimuwe. Aho hose hari abapolisi bacungiye abakristo umutekano kugira ngo hataza kugira ikibahungabanya. Ni umuhango abakristo bari buzuye imyuka, ubona ko hari kubera ibitangaza kwa Yezu Nyirimuwe. Igitambo cya misa kikaba cyarayobowe na Musenyeri Baritazari, umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi. Gusa mbere yuko iki gitambo gitangira ku munsi wo kuwa gatandatu niho byari byatangiye ku isaha y'isa 9. Abakristo batangiye kuza mu gitondo cya kare ku munsi wo kuwa gatandatu baje kwa Yezu Nyirimuwe, baje kuharara kugira ngo baze kurara mu masengesho. Bahageze kare, gusa isengesho nyirizina ryatangiye ku isaha y'isa 8. Baratangira barasenga ndetse babacamo amatsinda, basohoka mu kibaya bajya gukora umutambagiro mutagatifu aho bazengurutse ibirometero bigera mu 10. Umutambagiro watangiye ku isaha y'isa 9 uza kurangira ku isaha y'isa 4 za nijoro. Uyu mutambagiro waranzwe n'amasengesho agiye atandukanye, dore ko abo bari bashyize imbere habanje abihaye Imana by'umwihariko abapadiri n'ababikira ndetse n'abakatejiste n'abantu bagenda bafasha abapadiri kugenda basusurutsa abakristo bari kugenda bakora umutambagiro, ari kugenda bavuga ijambo ry'Imana ndetse no kuririmba indirimbo za Kiliziya Gatolika. Muri izi ndirimbo bagiye baziririmba zarangira bakavuga n'ishapure, by'umwihariko bakagenda banavuga amibukiro yo kwishima, ayikuzo ndetse n'urumuri n'ibindi. Ibi byose ni bimwe byaranze uyu mutambagiro, dore ko umutambagiro bakoze harimo abagiye bananirwa bakagenda bicara mu nzira, mbirasi zikaza zibafata kuko harimo abari bagiye barwaye indwara zigiye zitandukanye, byarangiraga bacitse intege, mbirasi zikata zibajyana ndetse n'abatsikiraga mbirasi zabaga ziri hafi zikaza zikabafata zikabajyana
bamujyana kwa muganga. Ni ibintu ubona ko byari byabaye bisa nkaho biteguwe neza kuko ambulance zabaga ziri hafi aho abantu bari. Gusa mbere yuko uyu mutambagiro utangira, umupadiri yari yasabye abantu bafite intege nke ko basigara mu kibaya basenga aho kuza gukora umutambagiro. Gusa byagiye bigaragara yuko harimo abantu bashobora kugera mu nzira bagafatwa n'imitsi ndetse n'imbwa ikabafata, bikaza kurangira bicaye babuze uko bagenda. Gusa bikaza kurangira imodoka zibafashe. Byaje kurangira bageze nijoro bahita bacana amabuje. Ubona ko ari umutambagiro mutagatifu mwiza bitewe n'uko babonaga bari ku murongo bacanye amabuje, ubona yuko bishimye banezerewe. Ku munsi wo ku cyumweru niho bwakeye misa ihita itangira, ibyo bitangaza bitangira kuba dore ko ari misa yari iyobowe n'abapadiri bagiye batandukanye bari baturutse hirya no hino mu madiyoseze ndetse n'amaparuwasi agiye atandukanye baje kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ndetse igitambo cya misa kikaba cyarayobowe na Musenyeri Baritazari, niwe yayoboye iki gitambo cya misa ndetse niwe yasimbuye, yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Haje kubera ibitangaza ku buryo n'abantu benshi bagiye barwaye indwara zikomeye batashye bakize. Ni ibintu byagiye bishimisha abantu benshi kuko wabonaga ko hari abantu bakubye stade Amahoro inshuro 5 baje mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ni ibintu byatumye n'abaturage baho bahungukira kuko amaresitora yaho ibiryo byaho birasa nkaho byashize bitewe n'abakirisu bagiye kwiyakirirayo, bituma aka karere bishobora gutuma kano karere ka Ruhango karingije amafaranga menshi. Ndetse n'abakirisu bavuze yuko kiriya kibaya cyaro kiba kwa Yezu Nyirimpuhwe bari barabuze amafaranga agisana. Gusa kuri iyi shuro umupadiri waho yavuze yuko bagiye kuba bagisana, dore ko ari yitabiriye abakristu bagera nko muri miliyoni ugereranyije. Biragaragara yuko amaturo batanze ashobora kuba yavamo kuba bakora kiriya kibaya neza, dore ko cyitabirwa n'abantu benshi kugira ngo baze kuba basengera hamwe bakakirizwa indwara zari zaranze gukira. Haranzwe n'umuhango wo gutanga ubuhamya ku bantu barwaye indwara zari zaranze gukira, bakagenda gutanga ubuhamya bashima ibyo Yezu Kristu yabakoreye. Ndetse abakristu benshi wabonaga bagiye bitwaza udupara tw'amazi ndetse n'utundi tujerekani tw'amazi kugira ngo baze kujyana amazi y'umugisha. Ni amazi y'umugisha bavuga yuko ushobora kuba urwaye ahantu ukayasukaho bikarangira n'ubundi aho hantu hahise hakira. Ibi ni bimwe mu bitangaza byabereye kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango nageragezaga kubabwira. Mu makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sports yakinnye n'ikipe ya ETSR hariya mu karere ka Rubavu, biza kurangira ikipe ya Rayon Sports itsinze ibitego bibiri ku busa. Ibitego byatsinzwe n'umusore Biramahire Abedi Christophe byose muri rusange. Ibitego rero by'ikipe ya APR nayo match yari yabanje, ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 5 ku busa. Ni ibitego bitavuzweho rumwe kuko bavuze ko umuzamu w'ikipe ya Rutsiro ashobora kuba ari yateguwe n'ikipe ya APR kuko ni ibitego bidasobanutse byombi ubonaga ko yasa nkaho yitsindishije. Ibyo bavuga ati football mu Rwanda iracyarimo umwanda. Gusa icyo nababwira cyo nuko ikipe ya Rayon Sports yase ijya ku mwanya wa mbere ikahita irushaho inota rimwe ikipe ya APR bikomeje gukubana. Ikipe ya APR ikaba iri ku mwanya wa kabiri aho habura imikino 5 kugira ngo shampiyona y'iki kiraro cya mbere hano mu Rwanda ibashe kwarangira, tumenye ikipe izaba yakegukanye. Ese ni rero cyangwa ni APR? Reka tubihange amaso. Ingayo makuru na imbazaniro ngera Fabrice Muranonda.